mfite inzozi zo guheka perezida His Excellency Paul Kagame kuri moto. Nyine barumva ari ibintu bidasanzwe. Wowe ufite inzozi zo guheka perezida kuri moto? Yego, maze kumenya amakaritsiye nkamutembereza ahantu hose. Rega buriya bamutwara mu modoka ntabwo areba igihugu cyiwe ukuntu ari cyiza neza. Wakwifata gute inzozi zawe zibaye impamo kubona uri umwana w'umukobwa mu mujyi wa Kigali w'umushoferi ndetse cyangwa se w'umumotari utwaye perezida Paul Kagame kuri moto yawe? Ni ibintu mfite mu nzozi. Wenda n'abamwegereye babita ibyegera bye, abavugizi be, iyi video nibayibona bazumve ko ngewe w'Imana nifuza guheka perezida, kuko wenda nakamutwaye mu ndege mba nyifite cyangwa mu modoka. Ariko tugaruka aho ngaho, urumva wowe ufite inzozi zawe zo kuba waheka perezida kandi urize neza ko uzabigeraho? Yego, birashoboka. Kuko wenda nk'urugero rwa hafi bitunguranye umuntu yaranyandikiye avuga ati hari umusitari uri buze mu Rwanda, wanshakira abandi bakobwa bagenzi bawe nk'icyenda, kuko yashakaga abakobwa 10 n'abahungu 10. Bitunguranye nari narinjira muri stade Remera pe, kuva iriya bayubaka nayireberaga inyuma. Urabizi abamotari ni ukujyana abagiye kureba umupira tubasiga ku marembo twikomereza. Ariko bitunguranye ninjije moto muri stade. Numvaga sari ndi hehe. Wunjije moto muri stade? Moto muri stade nyiriho, kandi nta muntu ujyinzizamo? Ndi muri Edeni, ndi hehe nkibaza nyine ahantu. Mu kwizera nizeye ko nta kidashoboka. Niba wenda nibimugeraho ni video, kuko umuyobozi wacu areba social media, akunda imikino n'imyidagaduro y'urubyiruko, mbona bikurikirana. Ndabizi iyi video izamugeraho, kuko ngewe nakuze mu rugo nyine ndi umunebwe, banyita umunebwe, banyita ko nta kintu nshoboye. Ariko nakundaga kumva wenda nk'ahantu perezida yakoreye inama, agira inama urubyiruko, avuga ati uyu utigize urapfa, akavuga ati nyine utuntu twinshi tugiye turimo inyigisho. Biranyubaka, navuga ko ari we wanyubatse, antera morali. Guhera icyo gihe natangiye kujya mvomera amazi abaturage ku igare. Ubundi naho muri Kigali natwaye igare imyaka 4. Igare imyaka 4 uvomera abaturage? Oya, mvomera abaturage nari ndi muto, ariko nk'ubu muri vakanse nyine kubera nta nuze nta kintu nyine umwana mutonya nyine urumva muri vakanse aba ari ugukina, nta masomo ahari. Ubwo rero njye ikintu nakoraga nahise ntangira kujya mvomera abaturage, bamasenkani, ijerekani, veni, nkagenda negeranya udufaranga. Ariko mfite inzozi nyine zo kuzagera kure. Ariko hagati aho nanone niga primaire numvaga nyine ngomba kuba uwa mbere, kuko ngewe guhera mu wa mbere nabaye uwa mbere kugeza aho naviriyemo mu ishuri kubera impamvu za famiye. Ariko mu kuba uwa mbere naharaniraga ko nyine numvaga mfite inzozi zo kwiga, kuko numvaga nyine abantu bavuga ngo uyu muntu arangije kaminuza ngo perezida mukora mu kiganza. Perezida ngamukora mu kiganza? Yego. Umva nkura mfite umuhate, nkajya niga abandi bakajya gukina, ngewe ndi gusubira mu masomo, nkemera nkajya no kubwira umwarimu ati mbabarira umfashe rwose paka mbaye wa mbere. Nkavuga ati nshaka ko nzahura na perezida akankora mu kiganza. Rero nyine bya bibazo bya famiye byaje kurangira, ishuri ndivuyemo imburagihe. Mu kurivamo ubwo nyine, ariko nabwo ntabwo nihebye ko ubuzima burangiye. Narakomeje nyine ndahanyanyaza, urumva nyine inzira nanyuzemo muri Kigali ncuruza envelope za kake ku igare, zino za original. Nza nkakubaza niba ufite butike turagura.
ati ndagura, wenda ukaguraho izo ubashije, ariko bikari wakabi nongera gusuhuza aho dukurikirana kuri Bikari TV show. Amahoro y'Imana bane namwe aho mwaba muherereye hose. Uyu munsi noneho twakiriye umutumirwa imbere zacu, atangira yibwira abantu. mbanje kubasuhuza abanyarwandakazi, amajyepfo, amajyaruguru, abo mu mahanga, tubateye pisi, yego, no mu bihugu by'abaturanyi bose abumva ururimi rw'ikinyarwanda bose babasobanurire ko diyama bahaye pisi. Nyine bibwire hajya ubwo numvaga narangiye. Nitwa Uwimana Clementine, amazina y'ababyeyi, amazina y'ubuhanzi ni Diyama Show. Diyama mu kinyarwanda, show mujyeho mu ntera inkunga nyamuneka, ni akantu gato, komenti, share, ibintu nk'ibyo. Diyama, tumaze igihe kinini twarigeze kubona ikiganiro cyawe, twagiye tunabona akazi ugenda ukora, ariko hari abatakazi ndetse bashya bagiye kuza ahangaha. Wowe ngawe ukora akahe kazi? Njyewe ndi umumotari. Uhora umumotari? Ese ngubwo uri umukobwa, uri igitsina gore, bamwe b'abamotari muri abakobwa, nigize imbogamizi mujya muhura mu muhanda, muhura nazo mu muhanda? Njyewe buriya njya nshima Imana ko navutse mu gihugu kirimo amahoro n'umutekano, kubwo umutekano uri mu gihugu mba mbona nta mpungenge duhura nazo, n'ubundi mpungenge wagira ari nk'uko n'umuhungu yazigira. Ubwo rero nshimira His Excellency Paul Kagame, yita ku mutekano w'abaturage, ndamukunda cyane, ni umupapa mwiza ku buryo mfite inzozi zo kuzamuheka kuri moto. Mfite inzozi zo guheka Perezida His Excellency Paul Kagame kuri moto. Nyine barumva ari ibintu bidasanzwe. Wowe ufite inzozi zo guheka perezida kuri moto? Yego, maze kumenya amakaritsiye nkamutembereza ahantu hose. Rega buriya bamutwara mu modoka ntabwo areba igihugu cyiwe ukuntu ari cyiza neza. Wakwifata gute inzozi zawe zibaye impamo, kubona uri umwana w'umukobwa mu mujyi wa Kigali, w'umushoferi ndetse cyangwa se w'umumotari, utwaye perezida Paul Kagame kuri moto yawe? Ni ibintu mfite mu nzozi, wenda n'abamwegereye babita ibyegera bye, abavugizi be, iyi video nibayibona bazumve ko njye Uwimana nifuza guheka perezida, kuko wenda nakamutwaye mu ndege mba nyifite cyangwa mu modoka. Ariko tugaruka aho ngaho, urumva wowe ufite inzozi zawe zo kuba waheka perezida, kandi urizeye neza ko uzabigeraho? Yego, birashoboka, kuko wenda nk'urugero rwa hafi bitunguranye, umuntu yaranyandikiye avuga ati hari umusitari uri buze mu Rwanda, wanshakira abandi bakobwa bagenzi bawe nk'icyenda, kuko yashakaga abakobwa 10 n'abahungu 10. Bitunguranye nari narinjira muri stade Remera pe, kuva iriya bayubaka nayireberaga inyuma. Urabizi abamotari ni ukujyana abagiye kureba umupira tubasiga ku marembo twikomereza. Ariko bitunguranye ninjije moto muri stade. Numvaga sari ndi hehe. Wunjije moto muri stade? Moto muri stade nyiriho, kandi nta muntu ujya uyinjizamo? Ndi muri Edeni, ndi hehe, nkibaza nyine ahantu. Mu kwizera nizeye ko nta kidashoboka. Wenda nibimugeraho ni video, kuko umuyobozi wacu areba social media,
akunda imikino n'imyidagaduro y'urubyiruko, mba mbona bikurikirana, ndabizi iyi video izamugeraho kuko njyewe nakuze mu rugo nyine ndi umunebwe, banyita umunebwe, banyita ko nta kintu nshoboye, ariko nakundaga kumva wenda nk'ahantu perezida yakoreye inama, agira inama urubyiruko, avuga ati uyu utigize urapfa, akavuga ati nyine utuntu twinshi tugiye turimo inyigisho, biranyubaka, navuga ko ari we wanyubatse, antera morali. Guhera icyo gihe natangiye kujya mvomera amazi abaturage ku igare. Ubundi naho muri Kigali natwaye igare imyaka 4. Igare imyaka 4? Imyaka 4. Uvomera abaturage? Oya, mvomera abaturage nari ndi muto, ariko nk'ubu muri vakanse nyine kubera nta nuze nta kintu nyine umwana mutonya nyine urumva muri vakanse aba ari ugukina, nta masomo ahari. Ubwo rero njye ikintu nakoraga nahise ntangira kujya mvomera abaturage, bampase nkani, ijerekani, veni, nkagenda negeranya udufaranga, ariko mfite iki inzozi nyine zo kuzagera kure. Ariko hagati aho nanone niga primaire numvaga nyine ngomba kuba uwa mbere, kuko njyewe guhera mu wa mbere nabaye uwa mbere kugeza aho naviriyemo mu ishuri kubera impamvu za famiye. Ariko mu kuba uwa mbere naharaniraga iki? Naharaniraga ko nyine numvaga mfite inzozi zo kwiga, kuko numvaga nyine abantu bavuga ngo uyu muntu arangije kaminuza ngo perezida mukora mu kiganza. Perezida ngamukora mu kiganza? Yego. Umva nkura mfite umuhate, nkajya niga abandi bakajya gukina, njyewe ndi gusubira mu masomo, nkemera nkajya no kubwira umwarimu ati mbabarira umfashe rwose paka mbaye wa mbere. Nkavuga ati nshaka ko nzahura na perezida akankora mu kiganza. Rero nyine bya bibazo bya famiye byaje kurangira, ishuri ndivuyemo imburagihe, mu kurivamo ubwo nyine, ariko nabwo ntabwo nihebye ku buzima burangiye, narakomeje nyine ndahanyanyaza. Urumva nyine inzira nanyuzemo muri Kigali ncuruza envelope za kake ku igare, zino za original, nza nkakubaza niba ufite butike turagura, ati ndagura, wenda ukaguraho izo ubashije. Ariko nyine mfite inzozi z'intumbero. Ubu aka kanya ikintu mfite mvuga ko nagezeho, nabonye perime, niyo diplome nyine irenze mfite, perime ya moto niyo mfite, niyo diplome nyine numva irenze mfite. Iyo muri mu muhanda wenda ng'abakobwa muri ngo hajya birababyita ama stage, bagenda bagahagararaho nyine kuri arete bategereje abagenzi ku cyapa. Yego. Nga gutya ndi hariho wenda abagabo banga kugutega cyangwa abagore bagenzi bawe? Njyewe nyine ikintu nshimira Imana, nkashimira na perezida wacu. Impamvu Imana yaremye perezida, kandi perezida nyine mba mbona ari nk'umuntu wungirije Imana. Niba abwiye abantu ati mukure amaboko mu mufuka, babyumva vuba. Ikintu rero nshimira perezida ni uko nyine ajya agumya duha impanuro, kuko iyo avuze turumva. Niho zati abakobwa mwijajare mukure amaboko mu mufuka, noneho wowe uri kuvuga ngo wenda kumotara ngo urumva ari ibintu birenze. Ubwo uzi ibi bitaro biri hepfo ya Faisal bari kubaka, ibi bitaro biri hepfo ya Faisal bari kubaka, narumiwe ejo bundi njyanye abana bato b'abafundi, abana batonya ba 10 n'ingahe, nibo bari kubaka iriya etage b'imyaka 20 10 n'ingahe, b'abakobwa nibo bari gukora igifundi kwiriya nyubako, kwa bira bitaro bari kubaka bizajya bivurirwamo za ngwara zikomeye zajyaga hanze. Umva umerutse kujyana umwana w'umukobwa, ngo tubonye umukobwa mu mutanda, batise mu karere k'iwanyu ntabariyo, ngo reka ngo ntawe uhari. Ndavuga ati nabo bazijajara baze, nakazi nk'akandi, ibintu by'imishiha n'ibiki byose ugomba kubyirinda, ukabana na basaza bawe neza. Buriya basaza bacu nyine b'abamotari nibo ndi kuvuga, iyo wababaniye neza ntibakwima umwanya ntari biryabo. Hari n'igenza bakansabira ati wowe genda utere hari imbere utwara umugenzi ujye guhiga. Ariko nyine byose ni ukwitwara neza, ikinyabupfura n'umuco, ahantu hose birakonta munyamoneka. Ariko hagati aho ngarutse nyine
kuri His Excellency nakuze nyine wumva nshaka kuzabimufasha nyine mu buyobozi, noneho no mu ndirimbo nahanze nizo nahereyeho. Hari ni muze rubyiruko twiyubakira igihugu, hari niyo namukoreye kuri anniversaire ye nayise Ntwari Shimwa, Ntwari Shimwa by Diama Show. Mujye kuyireba mumpe support mushoboye. Ariko njyewe ndifuza ko inzozi zanjye zaba impamo, mpetse perezida ndi kumutembereza ahashoboka kuri moto. Yego. Icyo wifuza ni uguheka perezida kuri moto, nkamutembereza amakaritsiye yose abaho yo mu gihugu. Wenda hari imbogamizi cyane cyane usanga abamotari bahuriyeho, usanga n'abagabo, ugasanga umumotari mu gicuku cya mu gitondo atwaye umusinzi kandi ari umumotari w'umugabo. Uwo musinzi nawe wenda ari umugabo, ukajya usanga agenda amugwaho amuhobera amufata. Wowe iyo uhuye n'umumotari nguwo bamenya ko n'umugenzi nguwo ameze gutyo, muri icyo gicuku wenda ugasanga umumotari bambe umugenzi agiye kugwaho yasinze agize ute, nkawe ni ikihe kibazo wumva ufite, cyangwa se uhura n'izihe mbogamizi muri abo basinzi batwarwa nijoro basinze bameze gutyo? Njye wenda nanjye nigeze, nubwo ntakora ijoro, ariko nigeze nzinduka mu gitondo nka 12:00. Umusore rwose nabonaga ahagaze, ntabwo numvaga ko yasinze, nabonaga ahagaze akomeye, ariko amaze kugera kuri moto ahita asinzira. Byarangoye, ariko nyine akazi kose ni ukwiyeranja no kumenya uko byitwaramo. Uwo musore yicaye kuri moto, ntabwo yaragiye kure cyane, nawe mukuye haramutse ya stade Nyamirambo agiye hano Kimisagara. Noneho njye rero naramuhetse, urumva iyo umuntu atameze neza uhita ubyumva kuko agenda yinyeganyeza. Naramuhetse tumuzi kugenda nka metero zingahe, numva umuntu ankubise umutwe mu mugongo. Mbamindukije rotorovizeri, mbona ari kugenda ahondobera asinzira, bitamenya ko yasinze. Ubwo rero ikintu nakoze ni iki, nahise naragendaga nabona agiye gusinzira, nkaba ndamubwira ati twagezeyo, akahita akanguka ashigukira hejuru ati ntabwo ari aha, ati komeza imbere. Nabona nanone igitotsi kigiye kumwiba, nkongera nkamukoraho ati twahageze, ati hoya ntabwo ari aha, kugira ngo. Ariko nyine mba mbona uko bahagurikira abasinzi dutwaye, abasinzi nyine b'abamotari, njya numva abasaza banjye bavuga ati ubu twabaye abarokore, kandi koko gutwara abasinze ntabwo ari sawa. Noneho ku bagenzi b'abasinzi nyine turi ku basinzi b'abagenzi, mba numva nyine nk'uko bafatira imyanzuro abamotari bakaba bati nta gutwara wanyweye. Mba mbona nyine umuntu w'umusinzi, umuntu ugera ku rwego rwo gusinda akabora, uzi kumwe umuntu bita ngo yaborewe, mba mbona go nibura kugira ngo ugere ku rwego rwo gusinda uborerwe ku buryo utabasha kwicara, mba numva yajya ahamagara taxi voiture, kuko moto yaziteza ibibazo pe. Kuko urumva nk'uwo nguwo iyo nkora ikosa ryo kumwihorera yari gurenguka moto, bajya bazirenguka pe. Ukaba utwaye umuntu uzi ngo ni muzima, n'abakobwa si n'abagabo gusa, n'abakobwa barasinda akagenda ahondobera gukubita umutwe mu mugongo mu gitondo cya kare. N'abakobwa turabizi ko basinda, ariko impamvu tuvuze ku bagabo cyane ni uko uri umukobwa ariko utwaye umugabo ugenda guhobera kuri moto buri kanya, kuko yasinze nyine agenda gusinzirira mu mugongo. Yanjyewe wenda nyine njye narindi kuvuga ko abantu wenda bagerageza gukurikiza amategeko, nta muntu urankorakora yasinze, ntawe nabamubeshye. Nta mugabo urankorakora atanasinze, ariko ukumva ari kugenda gukoraho kwiyegereza. Njyewe ntakubeshye, abanyarwanda bamaze gusirimuka pe. Buriya kereka wenda niba hari abandi bakoraho wenda bazaze babivuge, ariko njyewe wenda urabona ntabwo umuntu apfa kuza ngo agukoreho nta bintu mwaganiriye. Iyo umuntu ngaho wenda umutwaye kuri moto ugasanga aragiye arakuza, nyine uko umuhetsi ugenda ugasanga niko agiye kwiyegereza. Oya, kuko uyegereza erega buriya hari ibintu bibiri mwitiranye.
kugira ngo umugenzi abe ari sefu. Uzi amazina yanjye, tubana muri siporo, abashi banzi kuri diyama, uzi uko nitwa, apana guhora unyita Sipiro. wayigerageza nuko ariki uwo mukecuru yakwitaga Sipiro nuko twaraga moto ya Sipiro. Yego. Nyine ubwo yavugaga Sipiro kwa abaturage bazi ko ngo Sipiro ngo yamaze abantu, ubwo urumva nyine ahantu yaganishaga nuko nsenya bavuga ati nyine abandi bazi ngo ndi motari, nahinguka ati motari wa motari wiwe niba yarumvaga bimurya, aho kugira ngo wenda avuga ati motari wa motari nyine abandi hari igihe yansuhuzaga ati umusiporutifu motari twemere, urumva undi wiwe akaza avuga ati akaza anyita Sipiro, noneho uko jya kumva ndatese burya twara Sipiro bagahita bamenya ikinyabiziga gutwara, atese burya twara Sipiro ati cyane, nkavuga ati niyo ntwara ariko mani ntago aba ari sawa. Byaje kurangira n'ubundi agize agisida kandi yayigize adatwawe na Sipiro. yaratwawe n'iyihe? Ahubwo duherutse kuva ahantu atega Sipiro. Duherutse kuva ahantu bitunguranye mbona yuriye Sipiro. Ndavuga ati kabisa burya ngo ibintu bigenda bihindura isura. Tuyo niwe wayangaga, ariko ugomba kumenya yuko niba uri umuntu usenga wizera Imana, sibyo? Ntago wagakanzwe ngo kiriya umuntu arambuka mu muhanda bakamukubita, none ntuzagenda. None se nutega indi moto ko Sipiro zitaciwe mu gihugu, nutega indi moto Sipiro ikaza ikabagonga kandi tuwanze kuyitega. Mani nyine ntimukagire ibyo bintu, kandi nyine nanone impanuka kuba abantu ntibari bafite amahugurwa menshi kuri Sipiro. Erega sina Sipiro yatezaga impanuka n'ibindi binyabiziga bitandukanye. Nyine ahantu habera ikibazo aka kanya Sipiro n'ikindi kinyabiziga cyaza kikagonga Sipiro. Sipiro iyo yaguye bavuga ko ariyo yagonze, kubera bataza amakuru nyine kwa bira byo kuyiharabika kuyitemera hitaka. Ego sinabihakana byabayeho, ariko habayeho kudasobanukirwa uko Sipiro ikora no kuba hagarukamo ka kantu ko gupinga. Umubosi agaha umushoferi moto akamubwira ati iyi ngiyi iroroshye, wowe fata ukurura kariro gusa, teye n'abagore barayitwara, ariko kuki mwumva ko abagore batwara ibyoroshye gusa? Hayiwe kandi ntabwo bazi imvunesha, ntabwo bazi imvune tuvura. Ubundi nk'umuntu usobanutse mu mutwe akabona umugore ukuntu yihangana agatwita amezi 9 umwana akajya kumubyara hagati kutwitinda, uzi ko uzayibyara ari hagati y'ubuzima n'urupfu, so yitwita ariko warangiza ngo ntuzatega Sipiro, nta n'ingorofani ugira. Njye mani biriya bitekerezo ni biraciriritse. Gasanga iwanyu ntawe yigeze. N'ubu ngubu nta yindi moto natega itari na Sipiro kugira ngo noneho unabyemere. Kandi ka Sipiro mani na Sipiro noneho ibifite n'ahantu ho gucaginga telefone nk'abantu mujye mugendana imigozi tubacagingire. Ibyo si ibyo banga bari barizi. Urabameneye ndari bameneye ukibaza umushoferi ati ufite charge agucagingire umugozi ubari muremure, ufate phone yawe n'umugozi yawe ucaginze agucagingire telefone, umutagerayo ngo tangire ngo simbonye uko nkwishyura ngandika nimero ku gapapuro kandi mfite aho gucaginga ndamita nk'uko kantu koko Sipiro yakazanye gakenewe. Hari igihe umuntu yategaga nana yafite akazimya phone yakazimya phone ngo ngo dore ngo phone ya ngiri kwizimya akayatsa yongera yizimya. Ubu mpita nkubwira ati ufite umugozi ngo zana umugozi hano, cyangwa yawe utawufite ukawipfa kwarira nyine kwiki gihe biragoye. Udari gihe utwara Phantom ugahora n'ufite LG gusa. Nyine icyo mbashishikariza mujye mugendana imigozi y'amacagi ya telefone yanyu, kuko twurumva uzafata uramucagingira ariko akakwishyura akanyishyura. Hajya uratwara umuntu akagenda atakwishyuye shana twara noneho umuntu w'umusore. Njye sindambugwa n'umugore, abagabo mufite ikihe kibazo n'abasore cyangwa baragusuzugura? Ngenda nukunsuzugura se ko n'abandi babibakora, ko ndi kubivugira muri rusange. Hoya ni ukuvuga ngo ntago ari ukugusuzugura, ahubwo ni amanyanga. kandi amanyanga bayazana ku bamotari bose. Aka kanya umuntu niba agiye kukwishyura sekisi
cyangwa igihumbi arakwereka SMS iti witwa runaka ntabyo wamubwiye wumve ko ayasizeho kumbe wakubwiye amazina ntiyashyiramo umubare w'ibanga agahita yigendera agahita yimanukira wareba ugasanga SMS ntayiriho. Oya ndavuga wenda ngo umuntu ukamutwara wamugezaho kugejeje ngatereka reka nta mafaranga mfite. Oya ntawe urabinkora batubura bagira bate wiwe arakubwira ngo amazina ya nayatiye agahita agira yigira nk'uwihuta kaburamo busa. N'ubutubuzi kandi nyine muri rusange abamotari b'inyamirambo mu gihe cyashize mu mwaka ushize hari mu kwa gatanu gutyo hari inyamirambo bigeze kujya abamotari cyane cyane baparikaga hariya ngo kwa mutwe bagiye gufata imyaka hari sinzi ngo babibaga amakasike aho ntabwo urarambika kasike yawe kuri moto ugasanga bayitwaye cyangwa ugenda nazo. Kasike rero baraziba kandi buriya naje gusanga twibwa n'abamotari bagenzi bacu. Aka kanya umumotari aragenda agakuramo jiri njyewe impamvu mvuze ngo ni abamotari bagenzi bacu niba umumotari akoze ikosa akiba umumotari mugenzi we kasike wa wundi yibye kasike atavuga ati nanjye ndazibamaraho nawe ngagenda areba nyine hari umujama uherutse kubinganiriza tujya duhura nabo n'iki kiganiro azamenye ko musomeye noneho yanteye sitori hari umuntu rero wivuga ibigwi ukibaza ibigwi ari kuvuga birashimishije ngo bamwibiye kasike kuri resitora ahita agenda avanamo jiri akajya agenda akareba ba basaza bashaje bo banyantege nke akaba ari bo ngo yiba kasike ndamubwira ati iyo ugenda ukiba abasore bagenzi bawe bakakwirukaho ayo maguru bakayavuna ubona ari na fiyeri yabyo mani nawe uvuga ati ibyo nta bigwi birimo pe neza nanamubwira ati ibyo nta bigwi birimo kuko niba ujya kwiba umunyantege nke se ubwo urumva uri uwuhe muntu ubwo urumva uzakora ugatera imbere erega mani nubwo ukora ibintu bibi ngo uzi ngo uri mu bwihishwa ngo uzi ngo uri kwinjiza ngo uri mu biki naramurebye muhera hasi ndavuga ati ko watwaye kasike 10 z'abanyantege nke ubu wungutse iki ko mbona usa nabi usa nk'inge nta n'inkweto ufite wambaye ibikweto by'ibihomoho nibura bigenda ukagura inkweto nzima ibyo kuriya ntabwo zigira amasinye ku buryo wamenye yawe ahita agenda akayotokoza akayihindura nta purake kasike igira uhita yihindura kandi mu gitondo kanaba yanayigutiza ego kwejo mu gitondo agahita avuga ati diyama takira ati mu rugo mfite agakasike mwana wanjye tuzume make ni inshuti yawe tu ntaribi cyangwa ko yanakagutiza kakirirwana yanayingurisha ugahita avuga ati akira mwana wanjye jya mu kazi dore nkuhaye atumpe makenya ati zari iryo 10 ariko ndibone bo kabyara kandi ari akawe yarayakuye ari yanjye yibye shamana abajama nyine b'ibisambo bariho ariko bidakwaye yuko hari n'ibindi bisambo bitega abamotari wiwe nuko ngo avaho ujya guparika yayisimbutse ahita amanukira muri Gobyori cyangwa akinjira muri butike inyuma hari uwundi muryango ahita akomeza nabo barabidukora. Hari umumotari twigeze guri hara ku Kinamba cyara ku Gisozi aravuga ati ngo urukureba hariya ku Kinamba ngo hakurya karakayira kageza Kicukiro uruko kareba aho ikiraro kitangiriye ugahita wambuka gutya kugira ugera hara ku Kinamba n'ubone neza hariya ngo hari umumotari twigeze guhuriraho ari kurira ngo umuntu yarahetse asimbukiye muri cya kibande kiri ngahano abasimbuka gute bari kugenda ni ukuvuga ngo urabona wenda nko muri ambutiyaje noneho abajura bagira amahirwe bate nge hari umumotari yari ari mu cyapa hari abamotari baba bafite amafone akaze we ntago abamotari bose ari imbeba harimo abantu basobanutse ntago nyine nk'uko abantu birirwa bavuga ngo abamotari ni ibisambo abamotari ni marine we harimo abamotari b'abasirimu urugero nkanjye harimo abamotari b'abasirimu basirimutse benshi ku buryo usanga hari n'utunze iPhone umumotari rero yari ari kuri ka iPhone ke ari mu cyapa cya bisi hari abagenzi baba bategereje imodoka umujama nawe yaraje ahagarara mu bagenzi atera imibare ariko umumotari ari kwikandishwa muri phone yaraje ahita yimuhubuza ahita asimbukira mu muhanda ni amahirwe yagize imodoka yari muhitanye
yahise asimbukira mu muhanda arirukanka abagiye mu nka kiriya gishanga kiri hano ku kinamba kino cyambukanya no ku Gisozi. Ndavuga ati abajura bagira amahirwe. Umumotari we yagiye kwambuka ngo amukurikire, ibinyabiziga bimeze gutya, ariko ibirara byo nta kwitanga bari bupfe ngo ari bugira ati navuze ati mbego mujama w'umunyamahirwe. Ndakubwira ati imodoka yaramuhushije ivumbi riratumuka, yaramuhushije ivumbi riratumuka. Ndavuga ati abajura bagira amahirwe menye, ariko ngo imiti y'igisambo ni 40 irabaze. Ibijura mu Rwanda barabihagurukiye, n'ubu fone yanjye mba nayisizeho umugozi, kuko nyine n'abagenzi mani nubwo muza muvuga abamotari n'abajura n'abagenzi ni ibisambo. Uramuheka waba wibagiwe wasize akanote mu ikote kumwukubisa mu mukuku ho gato, aba yajyanye mu kuboko agahita yitwara yayavanyemo ubu telefone bwa gato. Wenda ngigihe umumotari ateze bamuteze nga gutyo kugira ni gute ushobora kwirinda ko bakwibira kuri moto? Kwirinda ko bakwibira kuri moto kuko hari igihe bakwiba babigizemo uburangare. Ngewe no kuvuga wenda iyo saha ya kure ntinda mu muha isaha nyine ya kure natinze mu muhanda bari saa moya, ariko saa 12 zikigera kaga kapu mba nambaye imbere mpita nkambariraho ikote nkagashyiramo imbere. Urumva ku buryo nyine eregare n'igihe wandarika ibintu bigatera abantu irari. Hari igihe umuntu abona none se nk'urufone rwa iPhone uragiye waruraritse, mbwira n'abamama nyamuneka mugendana udushakoshi, kuko hari n'ukuntu murambutiyaje ugenda wararitse fone bakayibada. Umurara arayiba akemera agahita aviyora feruje. Handi ari kuri moto? Ari kuri moto. Yagiye muri ya viyo feruje. Dore wenda tuvuga ni murambutiyaje, ufite igikapu, fone uyifatanye n'igikapu. Muri yambutiyaje umugenzi wenda aranayicomoye ntago motara bibonye, umugenzi wawe arayigucomoye arayikuruye, wowe ugiye gukebuka gutya urumva ibinyabiziga biba bigenda, uyobega umuntu yigucomoye ukajya muri ngoma fone. Rero hari n'igihe mwandarika ibintu nyine niba bigeze ku kagoroba, menya ko umugoroba wageze w'abajura. Ijoro nyine ijoro subize ko riba ruwariraye, mujye mubika kure. Kandi umuntu nakubwira ngo ntiza amayinite ngo ibiki n'ibiki, ngenda kubwira ati nta mayinite mfite yashije, mu rwego rwo kwirinda, kuko ngo ubugira neza bw'inkware bwayigonze izosi. Uririnda kwirinda biruta. None se wenda hari abantu benshi cyane abakobwa bagenzi bawe usanga bari kuvuga ngo se ubundi ko nta perime twabona, niyo twagira gute ngo niyo twayibona dushobora kuyibura, ariko bakadusaba kugira ngo tuyibone bakadusaba ruswa y'igitsina. Kuri perime ze? Kuri perime. Usanga bari abakoresha ngo bari abakoresha ibizami kugira ngo bamwandikire amanota. Ko mwagiye haregerero muhigira ahantu ibintu bitari ruswa y'igitsina. Sindi bajya bayaka kunuza kuri perime. Akazi kose kagafite uburyo gakora. Akazi kose kagafite ugura kode ukajya ku kizamini. Hariya nta muntu muba muziranye. Abo barimu se baba bahari? Abo barimu babigishije baba bahari aho muri gukorera ibizami? Ababikoresha se. None se iyo bavuze ngo umukobwa cyane umva se utiri uca hirya no hino mu magambo make. Mw'iki gihugu cy'u Rwanda niba ushoye amafaranga, niba ugiye kwiga ukavuga ati njyewe nanyonze igare imyaka ingahe, saving 100 byo kwiga moto, sibyo? Ndagenda nishyura umwarimu mu makenya ndamwishyura, ndavuga ati nshaka kwiga moto. Ugomba kwiga usizeho umwete nyine, igihe n'igihe cyacyo. Hari n'umukobwa aka kanya nyine hari abantu utamenya ukuntu bameze. Hari umukobwa twiganye perime yanjye yujuje imyaka 2 irenga, nuba arakiga moto. Kubera iki? Uragiye muri society uyisanzemo abahungu, uri kwimanyagura wiga ukagira ngo waje muri Miss Rwanda. Byagutwaye igihe kingana ute? Nge nayize amezi 3. Amezi 3 aramenye moto. Ubwo kuri moto ndagiye urayitwara ukumva harimo kandi ukagucanza utazi
akabaze kanshanze ariko cyangwa umuntu adutwara sipira na za panshi ndatwara mwana njyewe ntabwo ndi uwahafa njyewe nta moto ibaho ku isi ubipinze azayizana avuga ati ngo ngaho twara urebe ko inanira kuyigeza mu rugo urumva ikintu nyine kijyanye na ruswa wa mukobwa we niba nta mafaranga ufite yo kwishyura ukajya gukaranga akanyobwa niko babyitangira gukaranga akanyobwa ngo ku bibuga ngo baguha akanyenga ngo baguhe iki uri muriga gukaranga ubunyobwa katuma umenya moto gukaranga ubunyobwa nyine hari n'abajyana amafaranga abana bishyuriye ariko ugasanga umuntu arimo ariga yirya yisetswe ubusa wagira ngo yaje mu mideri cyangwa yagiye kosimusi mani nyine mu bajama iyo ugiye uri seriye barakubaha ariko iyo uje wigize umwasama inzabya zoroshye no barakuzeyuka nta kintu wiga unukwiriye bakuzengurutse ikibuga bagukubita ku mabuno ugatahira ibyo ukagenda useka ariko niba uzi icyo ushaka iyo uzi icyo ushaka ugenda uri seriye ukiga ugataha ejo ukagaruka nta bintu by'imishinyiko n'iki none se ubu ngubu ntabwo mpora mu bagabo ubu si kuva nagera hari fone wari wumva isona iyo umuntu nyine umweretse ko uri inzabya zoroshye kandi abagabo baraduhengereza mwa bagore mwe mwige mwihagararaho umugabo iyo uri inzabya ni inzabya urwabya rworoshye aba yamaze kukurabukwa rero muba mugomba kwitwararika mu bintu byose ushobora kuza ngo ugiye gushinyikira umuntu ngo w'umugabo wenda ibyo atabigenderamo akanagutwikira icyo genda uri seriye uzi icyo ushaka ariko ibintu ngo byo muri perime ngo byo gutanga igitsina naba mbeshye naba binsabye nishyuye ayanjye njya ku kizami ariko abantu bavuga ngo ruswa ng'abakobwa dusoza ikiganiro cyacu ntagira ngo ugire abakobwa bagenzi bawe barimo kurira hano hanze ko babuze akazi abakobwa bagenzi banjye bari kurira ko babuze akazi abakobwa birirwa baka abasaza baba amatike ba mama baba amatike yo kujya ahantu ntazi sibyo iki gihugu wenda urabona ngo nka interineti mu Rwanda imaze kuba official urabona Airtel yarabyoroheje iduha ka 3 ku kwezi niko kwa rubanda rugufi ariko hari n'usanga ibyo 3 kubibona bigoye ko se bakuraho amatike yo gutega buri munsi bagiye kureba abahungu none ureba ukuntu abagabo ari abana beza ufite ugiye ukamubwira ati mfite umushinga ntera inkunga nkukore nta kintu yakumarira ariko umubwiye uti nshaka iPhone ya miliyoni zingahe arayikugurira mwa bakobwa mwe mugira ubwenge abagabo bakunda gushika injiji bakunda injiji to ubundi abagabo benshi nyine bakunda injiji aguha amafaranga gupfira ubusa kandi koko indaya yakize nimwe kwijana ni yindi kada kandeke kurengera hajya n'indaya n'indangamirwa si babikuyeho ra cyangwa n'umudandaza amagara indangamirwa kandi indangamirwa ni umuntu erega indangamirwa ni ijambo ry'icyubahiro hoya ni ukuvuga ngo mu kinyarwanda indangamirwa wenda tubone nk'umugeni witwaye neza wakoze ubukwe aba ari indangamirwa no mu gisirikare numvishe ko harimo bitwa indangamirwa ahubwo njye narabyumvishe ngira ngo numvishe nabi nsubirishamo uyu mugabo w'umusirikare uvuze ngo ni indangamirwa abantu benshi byarabatunguye nk'uko nanjye byantunguye ariko nawe utekereje nyine nk'umuntu mukuru ugashishoza wakumva ko ijambo indangamirwa ari ikintu cyiza nyine gishamaje nk'akarabo ndakurangamiye indangamirwa nyine urumva ko ari akantu keza biriya ubundi mu kinyarwanda kijimije babyita ubudandaza amagara ubwo
ubwo rero kabyara we buriya umwana uzaba umwana muzima bihera mu iterura. Wenda inama njya nkunda kugira abantu, hari igihe njye hari umwana wigeze anganiriza arantungura w'umukobwa, arambwira ngo nyirasenge ari muri Amerika ariko yahagejejwe n'uburaya, kandi uwo mwana yari afite intego yo kuzaba nka nyirasenge, nawe ngo akore uburaya buri international, ajye hehe muri Amerika nawe ahitinge, ariko binyuze he mu buraya. Hari n'ababa bikoramo business bikabahira, nababwira ngo nibabihamemo courage kuwo byahiriye, ariko abikora ari fier yabyo, ariko nyine nta cyubahiro kirimo ku buryo twamwita indangamirwa. Okay, noneho undi abandi ndi kugira inama niba abandi wenda niba nta n'akazi ufite wibera famiye umusaraba, siko na nyoko bagiye mu kazi, kora imirimo yo mu rugo, apana ibyo kwirirwa ugaragura abakozi banasize babirukane nawe nta n'icyo ushoboye. Mani hari ibintu byinshi byo gukora, sibyo? Niba mama wacuruza mu isoko wajya no kumufashereka yakuburira amayinite, ibipipiri ku muhanda biba byuzuye byabaye amafaranga, twaza nka kugereza mu rugo. Ariko nyine ubwo nawe mubwiye ati ntabwo ntwaza, mfite moto nayizanye, wiwahita nkubita purani B, urumva umwana uzi ubwenge. Ese ambwira ati nk'uko uri guhaha bagunagiramo kaba ari njye ufata umufuka, wowe ujya wishyura, noneho wowe ibyo uhashye babinaga mu mufuka ari njye uwuteruye, apana wowe. Urumva uwo mwana ubwenge afite. Shaba mbona nkubwira navuze ati kubyo nari guhandi bugabanyeho mpemba uyu mwana ndamaze senda guhangaye aturama 200. Nyine ubwo yarambwiye ati ngewe umuntu uje guhaha ndamufasha, bakajya bahaha bashyiramo akamadesa ibiceri desi, noneho mwagera hanze y'isoko mukabarana ayo kukugereza iwawe, havuyeho ya desa yagufashijeho mu isoko. Urumva umwana ubwenge afite. Wambaye neza kenda wasirimutse, ukambara utwo dukweto twiza wambaye ugiye mu mageto y'abasore, ukajya ugenda ubwira ati abamama baba bahari mu isoko, nyine urabizi nta muntu udaturiye isoko, kavuga ati mama nshaka akazi ntwaza. Nyine urumva impamvu mvuze akantu k'isuku, urabizi ko umuntu usa nabe bavuga ati iki ni ikijura kiri bubinyibi, ariko wasizemo akantu k'isuku n'ikinyabupfura, ukamenya ati Mary sister. Urabizi abakecuru b'i Kigali bakunda kubita abakobwa, ushobora kugenda umwita mukecuru mu gaserere, kandi koko hari n'ababa baragumiwe bageze mu myaka 50, waza umwita Mary rero bikaba ikibazo. Wenda akantu koroshye jya umwita sister, cyangwa se ikindi ni ikihera ni sister, ati sister, cyangwa ukavuga ati wabona ari mukuru nyine ukavuga ati Mary, nawe aba yizerega kakuze, ati Mary ati wampaye akazi, ahita koza ati kazi ka bwoko ki, ukamusobanurira neza witonze mu kinyabupfura. Ahita bitekera iyo ari umuntu nyine w'umusirimu mu mutwe abyumva vuba, agahita avuga ati uyu mwana kuko akushaka akazi. Ubwo rero nkavuga ati izo ngero zose ndi gutanga aho ngaho ni inama ndi kubaha, ntawe nunze urutoki. Ibyo urimo byose niba wumva biguhesheje amahoro, niba wumva ari byo bizakugeza ku nzozi zawe, nakubwira ngo courage. Njye nta muntu njya ncira urubanza. Niba wambaye ubusa ukumva uri fier yabyo bwambare, niba wambaye ibiri hasi bikwije umubiri wose ukumva nawe bikubangamiye, courage. Niba wambaye nyine nk'uko bumeze, ndi fier yabyo, ndi umunyarwanda. Nubwo nyine bamwe barubuza akavuga ati turiya muntu wambaye kuriya igihugu kimuhemba ngahe, noneho hari uwambwiye ngo ubusubiye ujye muri resitora ngo urishyura, ngo ndamaze kubera iki, ngo wambaye imyenda y'igihugu, ngo wambaye imyenda perezida yaguhaye, ngo perezida zitwahuriye he? Ubu ati imyenda ninjye wayikoresheje, amaherena ndayagura, ibi byose ndabigura, ntabwo nta muntu wabimfashije, ariko n'ubufashe rigabuje nta wabwanga. Ariko nyine mujye musirimuka, kuba nabyambaye nuko nkunda igihugu, ndi fier yabyo. Ni nkuko wakisiga amarange ku ikipe runaka, ego. Ubwo rero nkureho urujijo rwa babandi bambona muri quartier, aturi ababura bagiye kumuha miliyoni, bura miliyoni yarazibonye, ibintu byose no mu mamiliyoni byabaye amamiliyoni. Muraje muzandogeshe ngo mfite miliyoni mu nzu, nukuntera da
nukuntera mperutse kubyinana na Bwiza kuri stage kuri kakarimbo ngo gera rudasumbwa Kagame Paul intwari yacu noneho kari akantu ngo shema ryanjye mba numva ari sawa ni nk'iyo ndi kuri twarabyinanye kuri stage hari abakubwiye ngo cyakorana na Bwiza nyine nari ndi kwimanukira n'amaguru kumwe biba bitunguranye uzi ngo ntawakubonye njya kumva numva umuntu ngo cyangwa ari amafaranga ngo Bwiza yaguhaye nta mafaranga yampaye mu mbabarire ntayo pe ntayo ubwo hari Bwiza bari muhuriye twahuye bashoje amagare ishimwa ya perezida ntwarishimwa natekereje ibikorwa perezida yakoze nyine nganira n'abakecuru buramunda kuganira n'abakecuru ba kera nganira nabo mbabaza nyine ku ngoma zagiye zibanza ukuntu bari bameze baravuga ati wa mwana we uyu muperezida wacu yakoze ibintu by'indashyikirwa niho nahereyeho ndavuga ati se perezida wacu w'u Rwanda tuzamuririmbe atakiriho nk'uko bavuga ko intwari ngo umuntu abe intwari yapfuye oya ndavuga ati ibi ntabwo byaba ari byo ndavuga ati noneho ngewe kamwandikira indirimbo ku bw'amahirwe n'igitangaza cy'Imana yahuye na aniversary ye niho na yaporodinze ari aniversary ya Excellence Paul Kagame iravuga ngo ntwarishimwa ntwari tuyobore isi yose itangare abana bato tukuririmbe abanyarwanda tukuvuga ibigwi kuko uri intwari y'u Rwanda rwacu uri intwari yo gushimwa hari igitero cyayo hajya bayita karasi ariko ifite ubutumwa ntabwo ari ishabindi yo iravuga wadukuriyeho amacakubiri uri intwari yo gushimwa ubumwe n'amahoro biraganje uri intwari yo gushimwa abadamu nabo biteje imbere uri intwari yo gushimwa ndabashimiye mudushyigikire muturebe mudukunde natwe turabakunda nimubikunda nzagaruka kuri kamera mba mpari nzagaruka nze tuganire tuba dufite story nyinshi z'ubuzima no ku zindi kontenti twajyaho nuko njye iki kiganiro nari nagikoze kuko Amavubi yaranshimishije ubundi nyine wenda ntabwo nyine narabitekerezaga nkumva ndashaka kubivuga nyine ariko nyine imbaraga nyine hari ukuntu ucikamo intege ariko Amavubi yagize atya baratsinze na nimugoroba arabugera atsinze mu gitondo mpita mvuga ati ngomba baba we kwambara igihugu ni nko guserebura se niyo mpamvu abantu bambazaga ati se aho uri buryo uri bwishyure imodoka uragendamo uyishyura kubera iki igihugu cyacu mwabakinnyi nababwira ati kuraje mugumye mudutere ishema mutsinde tsinda ngo tsinda we batsinde jamani nari reka tugusezere kandi wakoze kuza mu kiganiro cyacu wakoze kwitabira kandi n'abantu barabakunda kandi baragukunda kandi bakunda ibikorwa byawe bakunda n'ibihangano byawe bagende kuri Diama Show bagusubscribinge bakore buri kimwe cyose kugira ngo ibihangano byawe bigumye gutera imbere rero nawe musha ukigera hano kuri Bikari TV Show kora subscribe ugende no kuri Diama Show ukore subscribe kugira ngo tujye tubana kuri 5 ubone imiziki ye ubone n'ibiganiro tugenda dukora bigiye bitandukanye nawe kandi akubwira ngo hagarara kuri wowe urwane nawe ntihagira akazi uzasuzugura uzagakora kugira nawe bashe kuba bakwiteza imbere turabakunda cyane rero ciao ufite icyo ashaka njye nibyo navuze ufite icyo ashaka
kiwe cyiza abagabo barangana hasi ibibuno by'iki gihe biracyagezweho ibibuno ubu njye ntabwo nagenda nkakigura hariya nkambara ikanzu bakandangarira nkakizunguza nyine ntabwo ibyo mani nta bizinesi ikiri mu bintu by'ibibuno n'imipuri nta mujamu ukibigura dore na ba bandi babicuruza birirwa barira ku nzira babuze abakiriya mukure amaboko mu mufuka mukore niba biriya byanze kora purani B ugire A na B na D na C byose uhiga ukubita imitwe ariko ubona icyo ukora abagore mwirirwa mwicaye mwaka abagabo amafaranga bagiye gutora amashashi umugabo yiriwe amotara nawe uri mu rugo wiriwe ku gafilime habe no kumufura n'utwenda twe akaza asa nabi mu kazi kandi afite umugore mu rugo wahayemo imva ikimotari kiravuna mwabagore ikimotari kiravuna umugabo wawe keya umuyoge umumase umuhe keya zihagije kugira ngo nawe abone morale yo gukora ikimotari kiravuna kandi nabo njya numva bagenda bijujuta ari nayo mpamvu banakora impanuka kubera stress z'abagore muzigabanye bajya babandegera ugasanga ngo diyama ngo nibe nawe mana yanjye ngo ngiye mfite umugore nkawe mba mfite amahoro mwakuye amaboko mu mufuka mugakora mugahigwa aho kwirigwa ishinze none hari umumotari wambwiye ngo umugore we yamuciye ku bakiriya urumva ba mama bakunda nyine kuba bafite abamotari bahamagara babatwara umugore ngo yamuhamagara umugore we nyine akitaba yakumva ari umukobwa cyangwa ari umugore ticingukira ku mugabo shyushyushyushyu ese ibyo bizakugeza kuki buriya mu iterambere ry'urugo mugomba kubahana niba umuntu ari mu kazi nta kibagiye mu gutwara umuntu none se araryamye agiye kumutwara bari mu buriri ariko ugasanga abantu muri mani ngewe nimukanandakaze ni ugukura amaboko mu mufuka kandi ntusuzugure umurimo uwo ari wo wose ngewe ubu mbona uko na moto yapfuye sinavuga ngo nabuze amafaranga ngewe mwene muzehe ni uguhita nkubitamo imyenda y'akazi nkahita njya nkahita njya mu isoko nkareba abakire baje guhaha nkabatwaza kuko kimwigira badanje uzi nk'ubwo uri nk'umukobwa mwiza ukajya gukora ubukarani ukuntu baguha akazi bavuga ati none uyu nguyu we ajaje uri kumva baguha akazi n'ukuri njye urugero rwa hafi hari umwana w'umukobwa w'umumarine abana na mama we ariko mama we yaramunaniye erega nk'uko abana bananira ababyeyi hari ababyeyi nabo bananira abana ibaze noneho kuba umwana yahanura nyina bimwe bavuga ngo mani ni ibibazo njye nari ndi mu isoko nari najyanye moto cyangwa mfite inkuru nyinshi nari najyanye moto mu isoko nyiparika nyine hanze y'isoko ndi guhaha akana numva karanshuje sisite biti ndavuga ati ni byiza tiwampaye kuri moto umugenzi agomba kwicara ku ntebe kandi akegera shoferi kwegera umushoferi nta kibazo kibirimo kuko niho aba ari sefu iyo hagize n'ikiba nawe aba afite umutekano ariko bano bajama baza bakicara kuri moto none urabona sipiro baduhaye intebe nini ni ukwicara hariya kugasongera inyuma mu kanya wafata feri hari ikintu kigutunguye ukumva gukubisa umutwe mu mugongo cyangwa akitonganya ngo umutwaye nabi yahita aza mu mugongo ngo tiku urumva ubwo rero abantu nyine bigira amasongi kuri moto niba uteze moto shumi egera umushoferi ugende gucata uri bucata ugezeho ugiye ibintu rero umujamaraza niba wenda yarungurutse yanakurabutse kuri umukobwa ngo kugira ngo abantu ngo bari bumuseke hoya mani haguma ubuzima none zo bakamuseka kuko ngo yegere umukobwa hoya ngo yamwegereye cyane kwegera umushoferi nta kibazo kibirimo uwo ari we wese kandi uwo ari we wese ab'umukobwa ab'umugabo kugira ngo nyine numve ko nkutwaye neza ni uko agomba kukwegera niba nkuhetse ukaba unyegereye nkutwara neza atari hahandi uri bwicare inyuma ku gasongero ujya ugenda uhenagurika hakurya hakuno aba ari bibi cyakoze cyo wenda nkiza mu muhanda niba wenda iyo umuntu arihundwe baba bamubona hari umusaza wabigerageje kandi akuze ni nayo mpamvu buriya nanditse indirimbo yitwa Wincuka hari umusaza rwose
uwagerageje noneho ibaze ko hari ku isabato agiye no gusenga wumve ko ari n'umukristo nta nzoga yanyweye ni umuntu muzima nyine uri safe ariko ukibaza umusaza nagiye kumva numva arimo arankanda nyine ku mataka kanda guke atamvugishije nkumva arimo arakanda ndabanza ndamwihorera kandi agiye no gusenga manura kamikoro hasi gatoya bugeze aho ngaho ndamubwira ati se viye bimeze biti ati ni sawa turakomeza arongera arankanda ndangije ndamubwira ati none se papa turi kuri ku nkanda uri kubona ndivoka we nta nubwo yavuga ngo hoya cyangwa iki ntabwo yongeye yavuyeho yanyishyuye anteye umugongo yagize isoni nkavuga ati buriya rero buriya biterwa n'uko umuntu yakwishyikiriyeho niba umuntu hari ukuntu nyine umubwira mu kinyabupfura utuje nta mahane utamubwiye nabi cyane nyine agahita yiyirukana nta ntambara zibaye nawe agahita yibwiriza cyangwa aba yaketse yuko wenda ushobora kuba uri umumotari unigurisha cyangwa yanaketse yuko ukora utuzi tubiri hari igihe nyine umuntu aza akavuga ati wenda kamverifiye cyane cyane abagabo bagira amatsiko iyo babonye umukobwa akuye amaboko mu mufuka aravuga ati kandebe ko yashukikwa nka babandi twirirwa dushuka birirwa bicaye mu rugo rero icyo nababwira mwokabyaramo abakobwa nyine cyane cyane urubyiruko nirwo mbwira n'abasore mukura amaboko mu mufuka reba wa mukobwa wifashe mu minsi iri imbere akavuga ngo abakobwa ngo urubyiruko rw'abakobwa ngo rurakenya gukena ni mu bwonko wese nturi urubyiruko naringiye bari bansezereye kuri kamera yabo ariko ntabwo nari gusoza ntasubiyemo icyanzanye ufite ububasha bwo kugera hafi ya perezida uwankorera ubuvugizi njyewe urabibona ntabwo ari ibintu by'amapuraka mujye kuri YouTube yanjye ni Diamasho hariho indirimbo ya nimuze rubyiruko twiyubakira igihugu bigendeye mu byo navuze urumva njye nawe mfite umuhigo wo kuzafasha perezida mu kuyobora igihugu ariko amashuri birangira ishuri ndivuyemo imburagihe kubera impamvu z'ubuzima ariko ndavuga ati noneho kankura amaboko mu mufuka nkore wenda Imana izagira inzira ibicishamo duhure nk'uko nabyifuje nkiri mutoya ankure mu kiganza nk'umuntu wakuye amaboko mu mufuka wenda n'ubu bitaraba nzakomeza nkore cyane ariko nyine mbaye mbivuze ndidekaraye hari n'umuntu wambajije